nkubwira ngo reka inzira y'umwijima, ndagucyaha nkubwira ngo rekeraho, birahagije, ibyo wakoze birahagije. Menya ko turi mu gihe cy'ubuntu. Imana yacu y'imbabazi iracyakubwira ati reka ibyo byose wihane kandi ureke, nurangiza unsange nkuhagire. Uko niko Yesu Kristo akubwira ngo reka ibyo byose bidakwiriye, reka ibyo byose bidahesha Imana icyubahiro, kugira ngo Imana igusange ikugirire neza. Reka ibyo byose bidahesha Imana icyubahiro, kugira ngo Imana ikugirire ubuntu. Ndakubwira wowe uneze amatwi muri kano kanya, Satani yarahagurutse gukora kandi arimo arakoresha benshi. Yesu yatubwiye ngo benshi bazaza bitirira izina rye. Bishatse gusobanura ko hari abantu Satani azahagurutse akabaha imbaraga n'ubutware zo gukora ibisa n'ibyo Yesu Kristo yakoraga. Wirinde wowe uneze amatwi. Menya kwizera Yesu kandi umenye gutinya Yesu. Kunda Yesu kandi umenye ko ari we wenyine nzira izakugeza mu bwami bw'Imana. Emerera Mwuka Wera bari ukuyobora. Narakubwiye ngo imyaka yose intumwa zabanye na Yesu ntago zari zakagira imbaraga, ariko igihe intumwa zari zikingiranye mu nzu yo hejuru ubwo Yesu yari yaramaze gupfa, ngizo zamanukiwe na Mwuka Wera nkuko Yesu Kristo yari yarazisezeranyije. Zombara imbaraga ngo zibasha guhaguruka noneho zijya guhamya Kristo. Reka nkubwire ngo kuba utafite imbaraga zo gukora ibyo Imana ishaka n'ibyo Imana igutegeka, no kubera ko udafite imbaraga za Mwuka Wera. Wikwirinda kuri bariya bagenda bititiza bivugisha indimi bashaka kuvuga ariko Mwuka Wera akora. Welcome kuri Gorilla Gospel TV channel yanyu, kora subscribe. Shalom shuti mwene data wowe ubana natwe ndetse wo komeza kudukurikirana kuri Gorilla Gospel TV. Imana y'amahoro nigumugisha kandi Imana y'amahoro nikomeze kugirira neza. Ngewe mugiye kubana nitwa Nazir JJ, nkabandi umukozi w'Imana. Imana yagukije muri kino gihe kugira ngo abagezeho ubutumwa bwiza ndetse kandi ababwira ijambo ry'Imana ry'ukuri kandi ijambo rishobora kubafasha ubugingo bwanyu. Reka rero nkubwire ngo dukomeje ya nyigisho yacu imwe ivuga ku iherezo ry'isi cyangwa se ku iherezo cyangwa se ku mperuka. Iryo kabaye somo tugiye gukomeza muri kano kanya, kandi tukubwira ngo nshuti mwene data, komera ushikame. Wewe witwa umukristo, komera ushikame. Wewe witwa usenga, komera ushikame, kubera ko turi mu bihe bigoye kandi bikomeye. Turi muri bya bihe Imana idusaba gusenga ubudasiba ndetse no gusaba imbaraga mu ijuru kugira ngo ziduhe gukomera. Reka nkubwire ngo Satani yarahagurutse arakora, kandi Satani yahagurutse n'imbaraga nyinshi cyane kugira ngo aduce intege ndetse ace intege abari mu nzira ya Kristo, ace intege abari abizeye Kristo. Yakoze uko ashoboye kose kugira ngo twebwe abemera Kristo tubashe gucika intege kugira ngo tudakomeza gukurikira Kristo. Reka rero nkubwire ngo isomo tugiye gusoma turisanga muri Matayo igice cyawo cya 24 duhere ku murongo waho wa 3 dukomeze tugende turi uko bimeze. Haravuga ngo Yesu yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa be baza aho ari biherereye, baramubaza bati tubwire ibyo bizaba ryari, n'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'ikimperuka y'isi ni ikihe? Yesu arabasubiza ati mwirinde hatagira umuntu ubayobya, kuko benshi bazaza biyita izina ryawe bati ninjye Kristo. Bazayobya benshi, muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara. Mwirinde mudahagarika imitima, kuko bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Ishyanga rizatera irindi shyanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami. Hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe, ariko ibyo byose bizaba ari intangiriro ryo kuramukwa. Ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe, ndetse bazabica. Muzangwa n'amahanga yose amahoro abahora izina ryanjye. Nibwo benshi bazasubira inyuma, bazagambanirwa
bahangane n'abahanuzi benshi b'ibinyoma, bazaduka bayobye benshi, maze kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja. Ngariko uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Haleluya! Imana yacu nishimwe. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo Yesu ubwo yari yicaye ku musozi wa Elayono, uyu musozi yari amaze kuvuga ubutumwa, amaze kubwiriza ubutumwa abantu b'Imana, ariko ababwira ku by'imperuka, abaganiriza ku magambo akomeye cyane, ndetse arimo ubuhanuzi, ndetse arimo no kubahishurira ko igihe kizagera ndetse imperuka ikabaho. Benshi bakunda kumva imperuka ariko ntibasobanukirwe imperuka niki. Nshuti mwene data, wowe duteze amatwi kandi udukurikira muri kano kanya, ndagira nkubwire ngo imperuka yatangiye ubwo Yesu Kristo yakandagizaga ikirenge hano mu isi. Nibwo imperuka yatangiye, ariko noneho arakubwira ngo imperuka y'isi hari ibimenyetso bizayiranga. Ijambo ryatubwiye ngo mwirinde hatagira ubayobya, kuko muri icyo gihe ngo hazaza benshi biyitirira izina ryanjye. Uwo ni Yesu Kristo wabwiraga abantu, ndetse ababwira ngo nimwirinde, kubera yuko ibyiyita Imana ndetse n'ibinyitirira ni byinshi cyane. Reka nkubwire mu Kristo, wowe uneze amatwi muri kano kanya, ngo itonde kandi ube maso, kubera yuko muri kino gihe cya none hari intambara itoroshye kandi intambara ikomeye itubwira gukurikira Yesu. Hari intambara tugomba kurwana y'abantu barimo bariyitirira izina rya Yesu, nyamara mu by'ukuri batarimo barakora ibyo gushima kwa Yesu. Hari ikindi kintu Bibiliya ivuga, ikavuga ngo mu bihe bya nyuma benshi bazaba biyitirira izina ryanjye. Ikongera rikavuga ngo bazaba biyitirira abera ariko bahakana kwera kw'Imana. Ibyo nibyo bintu biri kugenda biba. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo bimwe mu bimenyetso bizaranga icyo gihe. Ijambo rikatubwira ngo Yesu arabasubiza ati nimwirinde hatagira ubayobya. Mu yandi magambo, muri icyo gihe cy'imperuka hari benshi bazaza biyitirira izina rya Yesu. Hari benshi bazaza nk'uko twirirwa tubibona, bavuga ati ninge mu pasiteri muzima. Dukunze kubibona ko hari benshi cyane baza bigaragaza mu ishusho y'ibitangaza, bakora ibitangaza, cyangwa se benshi bakaza biyisa abahanuzi, nyamara mu by'ukuri atari abahanuzi, ahubwo ari abantu bagamiriye ndetse bagamije kugana kugira ngo babone inyungu zabo, babone inyungu, cyangwa se bahaze ibifu byabo, ariko bakitwikira umwenda n'umwambaro wa Yesu Kristo. Bakaza bavuga ko baje guhanura mu izina rya Yesu Kristo, ariko nyuma bikaza kugaragara ko aba bantu ari abantu b'inkozi z'ibibi. Nyuma bikaza kugaragara ko aba bantu ari abantu badakorera Imana. Ikibababwira n'iki? Ni imirimo yabo, ni imirimo mibi bakora. Ariko Yesu arakubwira ngo wirinde hatagira ukuyobya. Nshuti mwene data, wikangwa n'abaza bakubwira ubuhanuzi, wikangwa n'abaza bavuga ngo ni abakozi b'Imana, kubera ko muri bose ntabwo ariko bose bakorera Imana. Yesu araturabura, aratubwira ngo nimube maso, mwirinde kandi nimupfe kwemera buri kimwe cyose, ngo ahubwo mube maso musenge cyane, kuko benshi bazaza biyitirira izina rya Kristo. Haleluya! Imana yacu nishimwe. Bazaza bava ngo ninge Kristo, bazayobya benshi. Muzumva intambara, impuha z'intambara. Ngibyo ni bimwe mu bimenyetso bizaranga ibihe bya nyuma. Haleluya! Ariko reka nkubwire ngo ibyo byose tumaze kubibona, tumaze kubona ko hari intambara ndetse n'impuha zawo. Mwirinde mudahagarika imitima, ko niko ijambo ry'Imana ritubwira, ngo kuko ibyo byose bitazabura kubaho. Ariko hakaza ijambo rivanga ariko ngo imperuka izaba itaraza. Ibi bishatse gusobanura iki, wowe nshuti mwene data unteze amatwi? Kubera iki Yesu abwiye abantu ngo nimwirinde, kubera ko ibyo byose bizabaho, muzabyumva, muzabona ibimenyetso by'intambara ndetse n'impuha zabyo. Muzabona benshi biyitirira izina rya Kristo ariko mu by'ukuri atari abakristo. Muzabona urukundo rwa benshi ruzakonja, ndetse benshi bazanga abakristo. Ngo kandi hari ikindi gikomeye cyane kiri kuvugwa hano.
haravuga ngo hari benshi bazitirira izina ry'Imana ngo bazagusha benshi. Yewe wowe neza amatwi muri kano kanya, muri kino gitondo, Imana yakugiriye neza ubasha kumva ubu butumwa. Wigushwa n'abantu biyitirira izina ry'Imana ariko nyuma ukaza kwisanga bakora imirimo idashima cyangwa se idahamya gukomera kwayo. Ariko ukaza kwisanga benshi izina bavuga ndetse n'iryo biyitirira ritandukanye n'imirimo bakora. Oya, ngenda guhamiriza yuko Kristo ariho kandi izina ry'Imana ririho. Ndakubwira ngo wirinde ube maso kubera ko Imana yo mu ijuru iragukeneye. Ndaguhamagarira gukomeza kugendera mu nzira Kristo yagutegetse kunyuramo. Ndagutangariza yuko Kristo yavuze ngo ibyo byose bizabaho, ngo ariko igihe kizaba kitaragera. Ndakubwira ngo igihe cyo kuramukwa kizaba kitaragera, igihe cy'imperuka kizaba kitaragera. Ejo ubwo twaganiraga nababwiye ngo imperuka isobanuye kuva mu mubiri kwawe, kandi nanone imperuka isobanura kugaruka kwa Yesu Kristo, ubwo igihe cy'ubuntu twahawe nawe kizaba kiri kugera ku iherezo. Reka nkwibutse yuko turi mu gihe cy'ubuntu, nshuti mwene data. Nta kindi gitumye uzuka, nta kindi gitumye ukiriho, nta kindi gitumye umwanya uhumeka, nta kindi gitumye aka kanya uba uri muzima. Ndagira ngo ubwire ngo Imana iguhaye amahirwe yo kugira ngo ukosore ibyawe byose wari warazambije. Reka mubwira ngo Imana iguhaye amahirwe yo kuba ukiriho kugira ngo wongere uhindukirire Imana. Imana iguhaye amahirwe yo kubaho kugira ngo wongere ugendere mu nzira yayo. Imana iguhaye amahirwe yo kubaho kugira ngo ukore ibyo ishaka gukora. Reka mubwire ngo wowe uri bize, urimo urakora ibintu bidashimisha Imana, igihe kizagera aho uzicuza ndetse ukicuza igihe kitagihari. Umva iyi mpanda irimo irakubwira ngo hindukirire Imana, va mu bibi. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo kuba Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Iyi mpanda ndaje nkubwira ngo ubahe Uwiteka kuko nicyo kintu cyonyine kizakurokora. Iyi mpanda ndaje kukubwira ngo Imana yo mu ijuru, Imana y'amahoro, niyo irimo irakubwira ngo va mu bibi, ibyo byose wijanditsemo. Reka nkubwire ngo nubwo waba uri umukristo kajana, nubwo waba wirirwa mu rusengero ariko ukijandika mu bintu Imana idashima, nta kizakubuza kurimbuka. Ndagira nkubwire ngo nubwo bakubwiye ko ngo kwizera Kristo bihagije, ntago bihagije mu gihe cyose utigeze wemerera kwera kwe ko kuba muri wowe. Ntago bihagije igihe cyose utigeze wemerera Mwuka Wera uwe utubasha gukora ibyo Kristo ashaka kuba muri wowe. Ndagira ngo nkubwire ngo niba uri umukristo muri kano kanya, emerera Mwuka Wera kuko niwe mbaraga zonyine zakubashisha kureka za ngeso mbi wanyuzemo. Nizo mbaraga zonyine zakubashisha kureka bya bindi byose byakunaniye kureka. Ariko nshuti mwene data, niba ukiri mu nzira yo gukora ibibi n'ibyaha byose Imana yanga, ndakubwiza ukuri ko kurimbuka kuzarimbuka. Ndagucyaha nkubwira ngo rekera aho ngaho. Ndagucyaha nkubwira ngo reka ibibi. Ndagucyaha nkubwira ngo reka inzira y'umwijima. Ndagucyaha nkubwira ngo rekeraho, birahagije. Ibyo wakoze birahagije. Menya ko turi mu gihe cy'ubuntu. Imana yacu y'imbabazi iracyakubwira ati reka ibyo byose wihane kandi ureke, nurangiza unsange nkuhagire. Uko niko Yesu Kristo akubwira ngo reka ibyo byose bidakwiriye, reka ibyo byose bidahesha Imana icyubahiro, kugira ngo Imana igusange ikugirire neza. Reka ibyo byose bidahesha Imana icyubahiro, kugira ngo Imana ikugirire ubuntu. Ndakubwira wowe uneze amatwi muri kano kanya, Satani yarahagurutse gukora kandi arimo arakoresha benshi. Yesu yatubwiye ngo benshi bazaza bitirira izina rye. Bishatse gusobanura ko hari abantu Satani azahagurutsa akabaha imbaraga n'ubutware zo gukora ibisa n'ibyo Yesu Kristo yakoraga. Wirinde wowe uneze amatwi. Menya kwizera Yesu kandi umenye gutinya Yesu. Kunda Yesu kandi umenye ko ari we wenyine nzira izakugeza mu bwami bw'Imana. Emera Umwuka Wera, emerera Mwuka Wera bari ukuyobora. Narakubwiye ngo imyaka yose intumwa zabanye na Yesu ntago zari zakagira imbaraga, ariko igihe intumwa zari zikingiranye mu nzu yo hejuru ubwo Yesu yari yaramaze gupfa, ngizo zamanukiwe na Mwuka Wera, nkuko Yesu Kristo yari
yarazisezeranyije, zombara imbaraga ngo zibasha guhaguruka noneho zijya guhamya Kristo. Reka nkubwire ngo kuba udafite imbaraga zo gukora ibyo Imana ishaka n'ibyo Imana igutegeka, ni ukubera ko udafite imbaraga za Mwuka Wera. Wikwirinda kuri bariya bagenda bititiza bivugisha indimi bashaka kuvuga ko ariko Mwuka Wera akora. Ndagira ngo nkubwire ngo kusiko Mwuka Wera akora. Mwuka Wera icyo ashinzwe cya mbere no kukwibutsa amagambo Yesu Kristo yakubwiye. Icya kabiri Mwuka Wera ashinzwe no kuguha imbaraga zo kureka ibyakunaniye kureka bidashimisha Imana. Icya gatatu Mwuka Wera no kuguha imbaraga zo kugira ngo ugendere mu nzira yo gukiranuka. Nshuti mwene data, Yesu Kristo yaje mu isi kandi yaje yambaye umubiri nk'abantu, ndetse kugira ngo agerageze kureba ko ibyo koko ashaka ko abantu bakora nawe yabikora. Ndagira ngo nkubwire ngo nta na hamwe Yesu Kristo yigeze akora icyaha, kubera ko yari afite imbaraga za Mwuka Wera muri we. N'abamwishe bamubeshyera bamubeshyeye icyo bamuhoraga bamuhoye kuko yise umwana w'Imana, kandi koko yari Imana, ntabwo yari n'umwana w'Imana gusa. Reka nkubwire ngo wowe Imana igiriye neza ukaba ukiri uri kureba buno butumwa, Imana niguha imbaraga, Imana niguha ububasha, Imana niguha ubushobozi, ibashe kukugirira neza, kubera yuko birakwiriye yuko umuntu asingiza Imana, umuntu akorera Imana, umuntu agendera neza. Ijambo ry'Imana avanga idini Imana yemera n'umubiri w'umuntu, ariko uyu munsi wa none abantu turimo turafata imibiri yacu tukayikoresha ibyo dushaka, twayihinduye ingarani, twayihinduye indiri y'ibibi. Ariko ijambo rya Yesu riratubwira ngo ndi ku muryango ndakomanga, ngo nunyumva ukankingurira, ngo ndaza nkura imyanda yose mu mitima wawe, ngo nunyumvira ukankingurira, ngo ndaza gukora ibyo Imana ishaka. Nunyumvira ugakingura urugi nkaza kubana muri we, nzaba muri we, nzagushoboza byose. Reka nkubwire ngo Yesu ari ku muryango w'umutima warakomanga. Mwemerera bane nawe, mwemera guhoza amarira, mwemera gutura agukiza imitwaro wikoreye igihe kitari gitoya, mwemerera gukorere iby'ubutwari, mwemera gukoresha iby'abana b'abantu, mwemerera guha imbaraga zo kwihanganira ibigeragezo uri kunyuramo byakunaniye. Mwemerere kubera yuko numwemerera azaba muri wowe kandi azagendana nawe. Yaratubwiye ngo nimurebe ibikorwa byose n'imirimo n'ibitangaza ndimo ndakora, mwebwe muzakora byinshi birenzeho, ariko nimwizera mukemerera Mwuka Wera kuba muri mwebwe. Shalom shalom. Wowe neza amatwi muri kano kanya, Imana ikugirire neza kandi Imana ikwambika imbaraga n'ubuntu bwayo kugira ngo ubushobozwe kugendera mu nzira Imana ishima. Yesu Kristo aravuga ati ni nge nzira y'ukuri ndetse ni nanjye bugingo. Bishatse gusobanura ngo utera intambwe werekeza mu ya Yesu, tera intambwe wigana Yesu ibyo yakoraga, tera intambwe wigana Yesu ibyo yavugaga, tera intambwe ukora ibishimwa na Yesu. Kuko reka nkubwire ngo igihe Yesu yari ari muri Yorodani, Umwuka Wera amumanukira, ijambo ry'Imana ryaravuze mu izaturutse mu ijuru avuga ngo dore umwana nkunda kandi nishimira. Dore umwana nkunda kandi nishimira. Bishatse gusobanura iki? Bishatse gusobanura ko umuntu Imana ikunda kandi yishimira ni umuntu ufite Mwuka Wera muri we. Reka nkubwire ngo reka babandi birirwa bititiza bavuga ngo uko niko Mwuka Wera yinjira mu bantu. Ndabizi ko hari benshi bibaza ngo ngiye Mwuka Wera kuki naramwuzura. Niyo mpamvu benshi batangira kwiga kwititiza kugira ngo nabe bumve ko Mwuka Wera yabuzura. Ariko uriya si Mwuka Wera, uriya si ko akora. Mwuka Wera yamanuke Yesu ari muri Yorodani, ariko nta hantu Bibiliya ivuga ko yigeze yititiza, ahubwo ngo yambaye imbaraga atangira gusenga birushijeho, ahubwo yambaye imbaraga agatangira gukora imirimo n'ibitangaza bikomeye, ahubwo yakomeje kubaho mu buzima bwo kubaha Imana. Ngicyo nicyo Mwuka Wera yafashije Yesu. Reka nkubwire ngo icyatumye Imana ivuga ngo dore umwana nkunda kandi nishimira, nuko Mwuka Wera yaramaze kujya mu mubiri wa Yesu. Nawe niwemerera Mwuka Wera akajya mu mubiri wawe, Imana izakwishimira. Nawe niwemerera imbaraga z'Imana za Mwuka Wera zikaba muri wowe, Imana izakwishimira. Haleluya, Imana yacu nishimwe. Shalom shalom. Rero emerera Imana ibe muri wowe, emera Mwuka Wera abe muri wowe, Imana ikwishimire kandi bane nawe. Ndakubwiye ngo n'Imana nikwishimira ntabwo uzigera wicuza, uzabaho ubuzima bwiza kandi n'iherezo ryiza uzarigira. Imana yacu nikomeze ibane nawe. Wowe utarakora subscribe, ukora subscribe kugira ngo ubutumwa bwiza bw'Imana bwa Yesu Kristo bukomeze bube muri wowe. Imana y'amahoro nikugirire neza kandi ikomeze ikwiteho, ndetse yite no kubawe bose,
yite no ku gihugu cyacu cy'u Rwanda, ikomeze igihe amahoro n'umutekano, ikomeze ubuyobozi bw'u Rwanda ndetse n'igisirikare cy'u Rwanda, ndetse irwanire u Rwanda aho bishoboka hose, mu izina rya Yesu Kristo nsenze nizeye, amen.